mushumba uzaseba Yongwe isigiye kukwanika dore ndi imbere y'Imana nutihana Yongwe Joseph Harerimana ko ndavugana n'isi wa mushumba uzaseba Yongwe isigiye kukwanika dore ndi imbere y'Imana nutihana Yongwe Joseph Harerimana Joseph nutihana ndahira Imana nkorera juste nudakizwa Ezekiel nutihana. Hari abantu benshi rero bagiye bavuga ngo ubu buhanuzi cyangwa se uyu muhanuzi ngo niwe watumye ubuhanuzi yenda ubuhanuzi bwarasoye. Benshi nabibonye ku mbuga nkoranyambaga bagenda bavuga ati uyu muhanuzi nawe hanuriye Yongwe atari yagomba gutabwa muri yombi none koko birabaye. Bo benshi bakanavuga koko uyu muhanuzi koko ari ukuri, ariko nanone hari ubuhamya bwagiye buza, hari ubutumwa bwinshi bwagiye buza vuga ko Yongwe mu by'ukuri ngo nubundi yari yaratinze, ngira ngo ari kiganiro abashyiriyeho cy'abadamu bagina bavuga ati Yongwe twamuhaye amafaranga twagize dute. Ariko hari byatumye ntegura iki kiganiro nko nabibabwiye ngo hari ibintu tuzatugenda tugarukaho ku bintu biba byagiye bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, tukabivugaho tukabigarukaho mu buryo bugiye butandukanye tureba ese koko ibi bintu bavuze nibyo, ese koko ibintu bari kuvuga nibyo, ese koko ubuhamya nibwo cyangwa se ubuhanuzi nibwo, ese koko bwasoye mu by'ukuri. Uyu mugabo yabanje guhanura ibi bintu haciye igihe kinini ahanuye ibi bintu. Nabibonye hari channel ebyiri akoresha. Icyo gihe nabihanuye avuga ko avuye mu masengesho aramaze mu minsi, avuga ko hari ibintu bigiye kuba, hari abantu bagiye gutabwa muri yombi. Ntabwo yavuze gutabwa muri yombi, ariko yavuze ko isi igiye kuboha. Icyakora navuze ibintu bikomeye, aravuga ngo hari abahanuzi muri iyi minsi ngo bari kugenda bagafata imbago, tekereza imbago, noneho ngo bakazishyiramo abantu, bagafata imbago z'abantu bamugaye bagize gute, noneho bagafata nanone abandi bantu bazima bakaza bakabashyira muri izo mbago, noneho barangiza bakabasengera, babazitse n'ibitambaro, barangiza bakabasengera ku buryo umuntu uri mu rusengero avuga ati bya bintu nibyo, wa muntu akoresha ibitangaza agira gute. Nubwo buryo ngo abakozi b'Imana bagiye barya amafaranga, abantu bakabarya amafaranga menshi atagira ingano. Mwagiye mwumva abantu bari muri Amerika ngo bagendaga bohereza amafaranga, abantu bagiye bagira bate. Ibyo rero nibyo muri iki kiganiro nkuko tunabibabwiye tuzaje tugenda tugaruka ku bintu biri kunyara bivugwa cyangwa se dusesengura ku tuntu n'utundi. Abantu bari baza ese koko wobona ubuhanuzi aribwo bwakoze kuri Yongwe cyangwa se n'ubundi gihe cyari cyarageze. Kubera ko nge kuri Yongwe ngira ngo reka nyibashyiraho hejuru, murabona ko akarere ka Gasabo kari kamutumyeho. Nagiye kubona mbona umuntu aranyandikiye, ni umusore avuga ko ngo yakoreye Yongwe, reka ndebe izina rye, avuga ko yakoreye Yongwe ariko akajya kumurega bitewe nuko ngo yenda ngo yamwambuye cyangwa se yagize iki. Nagiye kubona mbona nari nakoze inkuru kuri Yongwe, mbona aranyandikiye ahita ambwira tuzanshake ngo ubwino bwe, yavugaga kuri Yongwe. Noneho arangije ampa iyo baruwa. Iyi baruwa muri kuyibona haranditse ngo hejuru Repubulika y'u Rwanda, Minisiteri y'Abakozi ba Leta ndetse n'Umurimo, ubutumire nomero 01. Ati nshingiye ku itegeko nomero 67/2018 ryo kuwa 30/8/2018, itegeko rigenga umurimo mu Rwanda, cyane cyane mu ngingo yaryo y'ijana na kabiri igika cya mbere ndetse n'icya kabiri. Yongwe TV Limited utumiwe mu bugenzuzi bw'umurimo mu karere ka Gasabo kubera ikirego cyatanzwe n'uwari umukozi wanyu ari we Niyontinya Idris. Ikiregerwa ni ibirarane by'imishahara 700,000, imisanzu ya RSSB itaracyatangiye igihe n'icyemezo cy'umukoresha wa nyuma n'indishyi zo kutagitanga. Itariki yo kwitaba yari kwa 23 z'ukwezi kwa 10 muri 2023 saa 3 zuzuye. Musabwe kuzaza mwitwaje ubu butumire n'izindi nyandiko zafasha muri iki kibazo. Turabitsa ko kutitaba umugenzuzi w'umurimo nta mpamvu bihanwa n'itegeko. Bikorewe i Kigali kuwa 8/9/2023. Jean Bosco Nkurunziza umugenzuzi w'umurimo mu karere ka Gasabo niwe washyize umukono kuri iri tangazo, arasinya. Icyo ni kirego n'ubundi Yongwe yagomba kuzitaba ku itariki ya 23 n'ubundi z'uku kwezi, ariko arangije afatwa ku itariki ya mbere. Bivuga ko Yongwe yaramaze igihe ngo yifungiranye mu nzu kubera ibyo bintu. Nabavuga butumwa benshi bagenda babigarukaho, mbese afite ibirego byinshi. Hari abadamu ngo bagiye bamuha amafaranga kugeza ubu bavugaga abati rwose Yongwe isi igiye kukota. Ni nabyo uyu mukozi w'Imana yaramaze iminsi mikeya amaze guhanura. Bapfumu muri gukorana n'imbaraga z'abakonikoni, nimutihana helidu pesefa, nimutihana ibikomere mukomeje gutera imitima y'abantu.
ndahiyihoraho uwiteka azabahana kandi yihanikiye. Yesu arakuziye iwe, Yesu arakuziye, Yesu arakuziye, Yesu arakuziye, Yesu arakuziye. Imana iraje mu Rwanda nta mikino ifite. Yesu yamaze gufata decision yo kuza muri iki gihugu. Uweraniye ubesha nabesha vuba bave mu nzira, ibavuve mu nzira, iri zina muzariryoza. Yesu abatishije amavunja, mumwituye kumuhemukira. Abandi yabarinze gupfa mubyara, mumwituye kujya kubandwa no guterekera. Yesu yabahanduye inda, akubita inda ziva mu myenda mwari mwambaye, mugezi Kanani mu mujyi wa Kigali. Mwibagiwe Yesu bakuye ku Gikongoro, abandi mu Ruhengeri, abandi mu ifumbire, abandi mu buzima budafite ishusho. Mumuhembwe kumubabariza abantu no kumugumura haba. Aya mazina mwubatse Yesu agiye kuyamanura yasenye. Iyi minara y'Ibabeli mwimanukiye nta buye n'iri na rimwe rizasigara rigeretse ku bindi. Uwiteka agiye guhora inzigo y'abarira, marira y'abera akomeje gutaka. Imfubyi n'abapfakazi bakabije kuvuza induru, kandi Imana yarabumvise. Uyu mugabo ibintu hanura njyewe nibyo nigize mbibabwiraho n'ubundi mbihuza n'ibintu MESHAKE uyu nguyu mubona muri screen yigeze nawe hanura avuga ko mu by'ukuri ngo mu Rwanda hagiye kuba ibintu bikomeye. Hari inzara, yavuze ibintu byinshi, hari inzara, hari intambara, ngo yahanuye ibintu byinshi. Ariko noneho uyu muhanuzi yaje guhanura kuri MESHAKE n'ubundi nabyo ndaza kubibereka. Aravuga ngo MESHAKE kubera ko ngamaze kuba umuhanuzi w'umusaza, ngo ntago akivuga iby'Imana yamubwiye, ngo noneho ngo Imana igiye kuza kugeza ubwo anavuze ngo Imana igiye kumwica. Icyakora MESHAKE nawe ubwe hari igihe yigeze atanga ubuhanuzi, ntabwo reka nze babakiriremo. Aravuga ngo kubera ko aho kugira ngo Imana izamwice, ngo reka yice ubwo buhanuzi, cyangwa se reka tange aho kugira ngo Imana imwicane bimurimo, reka ahubwo ngo abitangaze mbere. Ni ibi ngibi ni ubuhanuzi yatanze icyo gihe, ndetse akavuga ko hari abantu benshi ngo bagiye gupfa, ngo barimo abaperezida batatu. Yavuze abaperezida batatu ngo bagiye gupfa muri East Africa, ngo bitewe nuko ngo bahaye ikaze abatinganyi ngo bakazamura ibendera. Ubuvuzi ibyo ngibyo umuntu ashobora guhita atekereza u Rwanda ati ejo bundi ubutinganyi bwarazamutse, ibendera ryarazamutse, mwabonye muri ambasade, mwabonye muri ADPR, ibyo ngibyo byarabaye. Ariko noneho umuntu akibaza ngo reka mbanze nshyiremo ubuyenda bya MESHAKE kugira ngo mwumve uko we yabivuze, yenda abantu bataza kugira ngo ndamuhimbira. Umwuka w'Imana ntagiye gutuma hari ibindi mu byanturitsa, aho kugira ngo binturitse reka mbituritse, reka yabari njye ubivuga reka mbivuge, kuko hari ibintu Imana yambwiye kandi bimbwira nawe ubwayo ibabajwe n'ibihugu byo muri Afurika byakiriye kandi bizamura amadarapo y'abatinganyi. Bibiliya ivuga ko mu byaha byarimbuye Sodomu na Gomora kiriya cyaha cyari ku isonga. Ibihugu rero byabakiriye kazamura amadarapo, Imana yabwiye ko bifite ingorane ndetse ikimenyetso impaye cyihuse nuko hari abaperezida batatu bagiye gupfa bakurikirana, bameze nk'impanga mu bibi, batahaye Imana icyubahiro, batahishije Imana icyubahiro, bakakira shitani mu bihugu byabo, bakakira amabendera akazamurwa. Ibihugu bitatu muri Afurika, abaperezida batatu muraza kubumva, baraza gupfa bakurikiranye. Kandi icyo bazize ni ukutubaha Imana, kuko iyo wakiriye ikibi mu nzu yawe, inzu yawe ibagize umuvumo, kandi uwo muvumo uba wakiriwe mu rugo rwawe ugera ku bana bawe, ugera ku mugore wawe, ugera ku bantu bose unacumbikiye, ndetse no ku baturage. Umwuka w'Imana uwo ni MESHAKE. Ubu buhanuzi yabuhanuye mbere
kuko kuri ntuze kuri YouTube usanga bimaze amezi 3. Icyo gihe yavuze ko ngo hari ibyamu nuko nafashe mwa gace gato nyine avuga kuri iyo kwera ko ari iki kiganiro nari nateguye cyo kuvuga ngo ku byamuhanuweho nabibyo yahanuye. Yavuze ngo ku bantu b'ibyamamara paseri b'ibyamamare ngo bagiye gupfa, ndetse avuga no kuri aba perezida ngo bihugu ngo bahaye ikaze ubutinganye. Ni ikiganiro kimaze amezi cyakora nyuma yaho haje gupfa Pastor Theogene, ndetse abantu benshi bakanavuga ati yenda ibyahanuye nibyo bintu kuri kwabyo ibintu nk'ibyo ngibyo abantu bakagira ubwoba. Ese umuntu aribaza, ese koko Imana ko itangiye gukora? Kuko umuntu ari kubona abantu bari guhanura ibintu bigahita biba. Message shaki hano ibi bintu avuga ko hano pastor ngo cyamara giye gupfa Pastor Theogene baragiye. Uyu musore naberetse cyangwa se uyu mugabo abahanuye Yongwe atugiye guhura n'ibyago. Yongwe ubu ngubu tuvugana ibiri kumubaho murabizi. Umuntu akibaza ngo ese ni bande aba president, ni bande? Ese koko nicyo umuntu ashobora gukora? Niba abakozi b'Imana basenga, ese kuki badasengera no kugira ngo kuko ntekereza ko Imana igwaye ubuhanuzi. Nurugero Imana ishobora kugwanura ikakubwira ati yenda Kame ugiye kubona ugiye kurwara, ariko ikanavuga ati yenda nusenga amasengesho y'iminsi 3, nusenga amasengesho y'iminsi 2 ishobora gukurwaho. Ese kuki abanyamasengesho cyangwa se aba bantu bahanura ibibi yego ni ibibi, ariko se kuki badafata n'umwanya bavuga bati twahanuye ibi ngibi ariko nanone twaranasenze Imana duhaye iminsi 3, iminsi 5, icyumweru dusengera igihugu, dusengera iki? Kubera ko abanyarwanda ntago twifuza ko ibyabaye byongera kuba. Kuko urebye muhanuzi MESHAKE yaravuze ngo hazapfa abantu ngo bagira ngo 2 bya 3 kugeza ubwo ngo hasigara 1/3, kugeza ubwo umuntu ngazajya ajya kurahura mu birometero 7. Tekereza mu birometero 7 ko abantu bazaba barashize. Utekereze ahantu uri mu birometero 7 nta yindi nzihari. None uyu musore nawe arongera yungamo ngo iyo miturirwa mwubatse ngo Yesu agiye kuyimanura. Ibintu bitubatswe ngo n'amaboko y'abantu ngo Yesu agiye kubimanura. Ariko nanone uriya musore arongera azana ubundi buhanuzi kuri MESHAKE. Nanone kuri MESHAKE avuga ko MESHAKE ngo yamaze kuba umuhanuzi w'umusaza. MESHAKE ngo simbizi yenda mu bahanuzi yenda bagira indimi bavugamo, ariko amuhanurira ko ngo ashobora kuba agiye gupfa. Umva uko yabivuze. Abantu bazi MESHAKE Gatabazi ahantu aherereye hagonze aho namukura sinzi n'aho. MESHAKE n'umwe mu bahanuzi bagiye gutaha, bivugiye hano. Ikintu azize Imana yaramukoresheje mu gihe gikomeye. Yakoreye Imana MESHAKE Gatabazi, arayubaha, avuga iby'Imana yamutumye adafite ubwoba. Ariko uyu munsi ari kurokora inyamibwa. Yabaye umuhanuzi w'umusaza, umuhanuzi w'ubwoba. Rero baze kumushaka, simbizi cyangwa nawe niba akurikirana imbuga z'abandi. MESHAKE igihe kirageze agataha. Yezwe atunganye ibidatunganye, cyane ko iminsi y'inyongezo 15 imyaka 15 Imana yamuhaye na Hezekiya, we n'Imana ye bafite uko bari bubigenze. Ubwo ngo hanuriye nk'umuntu mukuru wubashye Imana, wakoreye Imana. Ntabwo nkuzanye mu isi, singuteje isi, hanyuma ibindi wowe na Yesu mubyirangirize. Wanuzi kuri nge iby'aba bagabo bavuga ku ruhande rumwe mva biteye ubwoba, ariko nanone umuntu akibaza ngo ese ko guhera mu myaka yo hambere muri za 2 kuzamuka abantu bajyaga mu isoko intambara irabaye isi irarangiye gize gute? Ese ariko nanone Imana irongera ikavuga ngo hari ubundi buhanuzi. Imana ikivuga ngo nkunda abanyarwanda, niyo mpamvu mbazaniye, niyo mpamvu ngize gute. MESHAKE avuga ko ari umuntu wasigariyeho magayane, ariko magayane bavuga ko yahanuye. Ariko ngo mu byo yahanuye yavuze ko ngo hazabaho urupfu rwa Imana, byarabaye ibyo ngibyo. Avuga ibindi ku buhanuzi, arangije aravuga ngo ku buhanuzi mu buhanuzi bwe ngo u Rwanda ruzagira umuntu uzayobora, ndetse amahoro agahinda, u Rwanda rukaba rugatema amata n'ubuki, umutekano, u Rwanda rukamamara.
ntekereza ko abanyarwanda twabibonye. Hari n'ubundi buhanuzi nyine bwavuze ko igihe u Rwanda icyo twari dutegereje ibyo bibazo ntabwo Imana izongera kuducisha muri ibyo bintu. Ariko ndibaza ngo ese niba ubuhanuzi ko abahanuzi bagiye nanone bahanura bakavuga bati Imana igire ibe yaca inkoni zamba ibe yagira gute, yenda ubwo n'ubuhanuzi nukungewe nuko nashatse kugira ngo tuvuge kuri ibi bintu by'abahanuzi mbaza tuntu dutatu rwo kuvuga ku baperezida bagiye gupfa. Ariko nanone nkareba ko mu Rwanda naho ibyo bintu avuga by'ibimenyetso kuvuga ngo ibendera ryarazamutse mu Rwanda ryarazamutse, ubutinganyi bwinje muri ADPR ibyo mwarabibonye. Ese mu Rwanda naho byaba biri byo kuvuga ngo mu Rwanda tugiye guhura n'ibibazo? Ese Imana ishobora kugiye kongera kubabaza abanyarwanda? Yongera avuga ku buhanuzi bwo gufunga Yongwe nabwo mwabonye ko yenda bwarasoye. Arongera avuga ku bwa Meshake ari nabwo yenda Meshake ashobora kuba ataranabyumvise kugira ngo yenda n'abamuzi nabo babimuhe. Ese koko Meshake yabazigiye kuzira yenda hari ibyo hanura se Imana imuhaguhanura ntabihanure? Kuko wumvise muri navyita ngo nka slang, ariko abakozi b'Imana wumva ko uyu mugabo hari ibintu avuga byo kuvuga ngo byuko bisa naho hari ibintu Meshake Imana imuha ngo amaze ko umuhanuzi umushasaza ngahanura sinzi n'ibiki, bisa naho Meshake hari ubuhanuzi Imana imuha ntabutange cyangwa se ntabuhanure nk'uko bwakabaye. Ko message Shake igeze avuga ko ngo hari ubuhanuzi yavuze agafungwa ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko nanone bakunda igihugu no kugisengera no kugira gute ubuhanuzi Imana iri kugenda ivuga yenda ndebye ngiye kubyo mbona sinkorera mu mwuka, ako ndebye kubyo mbona ngenda mbona ibintu bigira. Ariko nanone ntabwo bakabaye nanone Imana itanga Imana ikunda abanyarwanda itanga n'ubuhanuzi bwiza nabo ngabo. Ese kuki abahanura ibyiza bo batagaragara cyangwa se batagira gute? Kuki abahanura bigiye kubagira gute bigiye kugira gute? Simbizi. Iyo ni analyze yanjye cyangwa se n'ibitekerezo byanjye kuri ubuhanuzi. Ntabwo mpinza abakozi b'Imana banyumve neza, nta nubwo mvuze ko ibyo bahanura bitari byo. Mu by'ukuri Imana iduhana umugisha. Ariko nanone niba koko binahari Imana rwose turayitakambiye. Ntabwo twifuza amarira, ntabwo twifuza amaraso, ntabwo twifuza impfu nizabaye mu Rwanda mu gihe cyashize. Rwose Mana data twese dufashe uturengere, uturindire igihugu, uturindire abayobozi, uturindire buri wese. Mu by'ukuri mbona umunyarwanda wese ukunda igihugu akaba yasenga gutyo. Ngakumva ubuhanuzi kavuga ati u Rwanda tugira amateraniro cyangwa tugira amasengesho, tugira amasengesho na leta ikaba yavuga ati abantu igashikaza abantu gusenga kugira ngo yenda ibyo byago bitazaza. Ndabashimiye cyane. Amazina yanjye ni Chris Kame. Tuzatubana muri ibi biganiro tugenda turaba umusesenguzi ku bintu bigiye bitandukanye, ku bantu babagiye bavuga, tugenda tubaha ubwino bw'ibintu byagiye bivugwa ku mbuga nkoranyambaga, tunacyaha abacyahika, tunavugisha ukuri aha ushobora kuvugishwa ukuri.